Yes, reka nongere mbasuhuze rero n'ubundi nk'ibisanzwe bene rubangukana bigwi kandi abo dusangira isano mwebwe dusangira amaraso adasaza kandi mwebwe dusangirira kumbe imwe ntiducurane bene Imana rero kandi bene u Rwanda Nyirimana nyine rubangukana bigwi ndabakeje rubangukana bigwi rwa rutigimbwa ubukombe butarenga imbi agati gaturika umuriro kaka rutica umugambi wiyemeje guhiga nkesa igikano cy'imfizi ariko nanone rukwaya rw'inkwaya rusakarana inkubito nyiringoma ndicumu ricumbikira abacumbitsi burya ndakandagira isigati gita umwanzo nkurikiyaga ku mutima akagira ngo agiye kurigita abo twabyirukanye bakunze kuvuga ko intambwe zanjye nizubukaka ubu bukwerere mubona narabubyirukanye ntabwo ariho nigize ubu ngubu ubwo bane yari igihumbi babanje ko bisunga imbere ntinda kwica ntakurashe akonda kegera nkagena icoro ry'ingabo mu byano kariyamira abasigaye inyuma bati uyu musore ni igikakano wo kuduhabya bati mu muharire kuduhabya burya inyamibwa y'ubufundu ugendanije abo kwijanja rudatinya mwene ntabwo barugegana ingoma umuronko wananiye abanzi akaba kubana Pacifique uwansengimana warobera ndinda rwa rwatambuga iwacu mu bufundu mu mfura zifungura ubundi harya impyisi n'ibisamagwe uwo ni wenge yamutswa rubangukana biguru twataramye nagarutse kugira ngo twongere twizihirwe kugira ngo twongere twigarukire ku muco nyarwanda ariko nanone tutaza kuza gutandukira ngira ngo murabizi neza ko dufite ikiganiro dukunda cyane ikiganiro twise byabihe kiriya kiganiro ni ikiganiro kigaruka ku muco w'abanyarwanda hambere h'abanyarwanda gakondo k'abanyarwanda cyane cyane ariko nanone tukongera kwibanda ku byaranze bene u Rwanda bene irage bene umuco ariko ari nabo basogokuru bacu bafite byinshi kandi byiza baturaze mu muco wacu wa kinyarwanda wakwibaza uti ese ubundi ni ukubera iki nk'abanyarwanda cyangwa se hambere h'abanyarwanda uyu munsi hari ubuzima cyangwa se hari imimerere hari imikorere y'abanyarwanda uyu munsi tukigenderaho si ikindi biba bishatse kuvuga rero icyo biba bishatse kuvuga nuko buriya nk'abanyarwanda dufite aho tuva ubundi bavuga ko twebwe twakagombye kwibara nk'amashami kuko ibiti n'imizi ni basogokuru dukomokaho uko tubaho rero ntekereza ko ubuzima dufite imimerere imbaraga dufite umuco dufite imikorere dufite byose bikomoka kuri cya giti twebwe dukuraho cyangwa se ahandi dusoromaho niyo mpamvu rero rubangukana bigwi mba natekereje nkavuga nti ariko ubundi ni gute nka bene u Rwanda nka bene umuco nka bene irage twebwe dushobora kubaho gutyo tutareba aho twavuye tutareba ese ubundi kubera iki ibingibi tubona ibingibi dukora ibingibi twasanze byo ubundi biba byaravuye he ntahari rero ni kuri gakondo ni kuri bene wacu ni kuri ba sogokuru ni kuri ba data bacu nibyo bisokuru by'umuryango nyine twebwe dukomoraho iyo mizi aho ngaho twebwe dukomoka rero nka bene umuco nawe nuzajya wicara ujya wibaza ute ariko ubundi ko hari umuco niyiziho ubundi uwo muco nkukomora kurinde uwo muco nkukomora kurinde wongere wibaze uti ariko ko ngewe mfite impano nziza cyane impano yakagombye kuba imfasha ngewe ubwanjye waretse kusakuza wacyana ko mfite impano nziza cyane ngewe ubwanjye nakagombye kuba ndi gukoresha yakagombye kuba iri kunsova ubundi ese ni iki byamfasha icyo gihe rero nka bene u Rwanda cyangwa se nka bene umuco uba ugomba gutekereza ngo mbikomora hehe ndi umukinnyi w'umupira ese mu gisokuru cyanjye hari umuntu wigeze akina umukino w'umupira ese ndi umuririmbyi ese iyo mpano nyikomora hehe ni irage ni kuri gakondo niho uzajya umenya ngo bya bihe byabanje ngewe impano mfite uyu munsi ndi gukoresha niho nayikuye niyo mpamvu rero nk'abanyarwanda uyu munsi twicara tukavuga tuti u Rwanda turukomora kuri Gihanga waruhanze agahanga inka agahanga n'ingoma icyo ni kimwe tukongera tukavuga tuti noneho amahoro dufite y'u Rwanda turukomora kuri za ngabo z'u Rwanda u Rwanda rwahoranye ku ngoma ya cyami ba basore beza cyane barwanaga bakoresha iki umuheto
cyangwa se bakoresha iki, umwambi. Aho ngaho niho u Rwanda rukomoka. Ibyo rero ni bya bihe byaranze u Rwanda, byatumye ruba uko nguko. Ukongera ukibaza ngo umutekano u Rwanda rufite uyu munsi rukomora he? Inkotanyi zashatse ubwigenge, zizana amahoro. Uyu munsi turi abanyarwanda bafite umutekano, uyu munsi turi abanyarwanda bafite buri kimwe cyose, kandi twishatsemo ibisubizo, ariko bikomotse kuri ba bandi twavuyeho. Urugero, tuzi abami benshi banze icyo bita agasuzuguro, ndetse tuzi n'abami benshi bagiye babizira, ndetse bakirukanwa mu gihugu cyacu bakajya kubundishirizwa ishyanga mu bindi bihugu, bataye u Rwanda rwacu. Ariko baravuga bati uko byakagenda kose ntabwo twe twatanga u Rwanda, ahubwo nk'umuco nyarwanda twebwe twemeye kwegerayo. Ibaze kugira ngo ube wowe uri umwami, ariko kubwo gukunda igihugu cyangwa se kubw'urukundo rw'igihugu wemere gucibwa mu gihugu, ubundishirizwe hanze yacyo, ariko uvuge ngo ku bwa wa mugani tujya twumvaho ikinyarwanda ngo nzashira ingurugunzu nkiri ingagi, aho kugira ngo u Rwanda ruzimege nazima. Ego ni icyo ngicyo rero byabaga bishatse kuvuga. Rero nka bene irage cyangwa se nka bene umuco, uba ugomba kwicara ukavuga ngo nta gakondo nta nkomoko. Bishatse kuvuga iki? Ibisekuru byacu dufite icyo tubikomoraho, tugomba kubyigiraho, ariko nanone bitagomba gutuma dutandukana na wa muco wacu twifitemo uyu munsi, bitagomba gutuma tujya kure ya gakondo kacu k'abanyarwanda, ariko none tukamenya ko hari naho turi kuva ndetse hari naho turi kugenda tugana. Reka mbashimire rero, jye n'ubundi nk'ibisanzwe ndi MC Rubangukana Bigwi. Ndaza kuza kubabwira yuko tuza kuza kongera gukomeza no muri cya kiganiro cyacu ibisakuzo na MC Rubangukana Bigwi, ariko none mbibutsa ko dufite n'ikindi kiganiro cyiza cyane cyiza none twatangiye twise ijambo ryakomora ibikomere ku mutima. Mukorane Imana mu Rwanda, mukomeze mudushyigikire, mukore like, subscribe, share ndetse na comment. Amahoro cyane, njyewe mbakunda kubi.